icyo tuzi mwami Imana duhitiramo nabi waduhitiyemo neza kubw'imbabazi zawe n'urukundo dukunda Mana y'ubwiza. Ariko rero icyo gihugu cya Kongo tugifitemo ibyago birenze uko dutekereza twebwe abantu b'abantu. mwami Imana tuje mu izina rya Yesu, ibuka abanyekongo, utwibuke kuko abo wibutse bagira amahoro. Mana nziza, Mana nziza, Mana nziza, Mana nziza. Habe n'abari barabuze abana, ijambo ryawe riravuga ngo urabibuka. Sara, wibuka Rebeka, wibuka Raheli, urabibuka. Zani nzi yuko turadusoma yuko Samson wari ugeze mu kaga bamutoboye amaso, yigeze kukusaba aravuga ngo unibuke, unibuke ungarurire imbaraga zawe kugira ngo mborere amaso. Ndagusaba ngo wibuke kuko Kongo ni igihugu tubarizwamo, wibuke yuko Kongo ni igihugu cyacu. Turagusaba mu izina rya Yesu Kristo umwami, Imana yacu, Imana yacu, Imana yacu, Imana yacu. N'itegeko ni wowe wavuze ngo nimusabe muzahabwa, mushake muzabona. Mwami Imana ni ihame ryawe, abasabye barahabwa. Wibuke kiriya gihugu Mwami Imana, wibuke abanyekongo bose uko bari. Nubwo ari twe cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko hari n'abandi bagifitemo ibyago, baraye habi, biciwe abantu, ntibafite amahoro, ntibafite aho barambika umusaya, abana bari mu mbeho, abandi bishwe n'inzara. Nyabuna Mwami Imana yacu y'icyubahiro, Mwami hindukira, 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 ugarura amaso yawe, utabare, ureba abanyekongo. Data mwiza, ijambo ryawe riravuga ngo muri wewe n'umwuka data kose uza kusubira. Turakuririye rwose, turagutabaza Mana y'imbabazi, Mana y'imbabazi, Mana y'imbabazi. Tekereza usura abanyekongo, tekereza utugarurire amahoro nk'abindi bihugu. Mwami Imana, vuga ijambo ryawe rimwe birahagarara. Bamaze kutubwira ibyo Pawulo na Sila basenze, ngo barakuririmbira bashima bamerewe neza, ngo birakatuka birahagarara, ibifungo biraregera, abantu bose biyumva kuko bari mu mahoro. Mwami Imana, Mwami Imana, ukora mu bitangaza. Wa murinzi yaragize ngo yiyite, ariko aho gupfa ahubwo yabonse n'agakiza muri uwo munsi. Nuko ibi bibazo dufite nibiduhindukira agakiza. Mwami Imana yacu, nibiduhindukira agakiza, nibiduhindukira ibyishimo, nibiduhindukirire agakiza. Data mwiza uri mu ijuru, uvuga ijambo ryawe rimwe. Mwami Imana, Mwami Imana, Mwami Imana. Ejo twumvise kuko Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, imbere hari inyanja, inyuma hari igitero cya Farawo n'abandi. None uza guhindura strategy, system urayindura. Ubwira marayika wari imbere, uramubwira ngo nahagarare hagati,
uzana inkingi y'igicu irabagabanya marayika wawe yararirondo kugira ngo batinjira ngo babashikire nyabunama marayika wawe n'ubundi nagere muri Kongo ararirondo aturarire mwami Imana Bwana wangu data w'icyubahiro nibambe n'ubuntu ibuka abanyekongo daye ibuka abanyekongo mwami Imana yacu wowe ugira ububasha ngo byageze mu rukerera ubitamurura mwami Imana nkingi y'igicu icyo tuzi nicyo tumenyereye kugikora nyabuna mwami ubwira ibitaboneka byawe bigira imbaraga bikubaho izuba ryarubashye igiye cya Yosuwa urugamba rushyushye araribwira ngo nirihagarare mwami Imana uzohagarika ibintu inyanja nyine warayihagaritse hepfo no haruguru iravura icyo ntikigeze kubaho umugungu ariko urayibwira umugungu uzuraba baca ku musenyi bamerewe neza mwami Imana yacu bariya basohowe mu ipirizo ko twe tutazi iyo waruye wewe kurabibona baruye imbaraga we iyo ubagamye data wa twese uri mu ijuru Mana yacu bariya bahe bafatwa bose mwami Imana wavuze ngo ntawe uzobavuvunura mu kuboko kwawe izo wabaguhaye wararuta bose imbabazi kadata niko wavuze mwese mwebwe ko muri babi mukaba muzi gutanga ibyo musabwa abana banyu iyo babasabye ko muza mubitanga gusa mu ijuru niwo muzamubona wohemuka uninde muri mwe umwana yasaga yosaba umutima akamuha akamuha inzoka muri babi mukamenya ngo tangira ibyiza gusa mu ijuru niwo wahemuka ibyo wabaho uri Imana idahemuka uri Imana izirengera abo kurengera izi yuko wakoze imirimo igihe cya Daniyeli ngo itegeko rimaze kubaho kuko abanyabwenge bose bo mu gihugu kibabe bananiwe kubwira umwami w'inzuzi itegeko ryikubagaho kuko bose bakwiriye gupfa ariko Daniyeli baravuga ati muhagarare mu ndimi je kubona Imana ya Isiraheli igira ibibazo Imana ikiramusobanurira ahagarara atangira abo bantu ntibabaye bagipfa Mana we tumanitse amaboko mu bihugu byinshi Mwami Yesu Kristo uri mu ijuru turagusaba turarize turabwira Imana ishobora byose Imana itaduhakanira waduhakanira tukaba abandi reka tukaja kwande mwami Imana twozerera hanze nk'abatagira iyo bavuka turabavuka juru nyirijuru we biriya bintu byo muri Kongo tuvuge se ko byo kunanira uwo utagira icyakunaniye na kimwe wa Mana y'imbaraga wa Mana y'ubutwari we wa Mana y'ubushobozi we wa Mana y'ubwiza n'ubuntu twumvire mwami bimenyekane isi yose imenye kuko ari wowe Mana hejuru y'ibintu byose mwami Imana
mwami Imana niko wavuze ngo waratwimanye ntiyagira utanga utwimane waratwifatiye wowe wenyine ubwawe dukomerere mu mbaraga zawe imigambi yacu tumare ariko wewe wifitemo kubera ko izina ryawe rihabwa icyubahiro muri twebwe no mu bana bacu tuzosika mwami Imana yacu we dawe mwami Imana we ntitwabaga batakigira kirengera we dawe wari waraturemeye igihugu twahoraga turira mu mibande ikatwakira ishimwe ry'Imana amajwi meza akakugeraho ukatwumva Mana yacu we Mana yacu wivugize witambure dawe wiyerekane Imana y'icyubahiro Imana izikora dawe uturesha amaso y'imbabazi data mwiza we dukomorere umunezero dukomorere ibyo twatakaje tutakigira Mana we utubabarire ibyo twakubabaje byose dukomorere wadukomorere ibyishimo mu nsengero zacu ukadukomorera ibyishimo mu mibande twagiragamo ibitunda dusenga ukadukomorera za nzara zacu tutakibonana ubu mwami Imana we uyidukomoreye natwe twe bwoko butakigira inzira ducamo inzira zose zabaye nguko uko imifatangwe zamezemo amahwa ntitukigira aho twokandagira ngo tubone amahoro ahantu hose turahirwa bunyamaswa turibwa inyama turoswa izuba riva mucunguzi wacu we watugiriye imbabazi Mana watugiriye imbabazi tukagenda twebwe nk'abandi watugiriye imbabazi tukaba mu gihugu kimeze neza nk'abandi watugendereye munyabugu we kishiza kandi Mana we kishiza kandi Mana we kandi Mana we Sagaba bintu muri Mana we Sagaba watoraguye mu bandi bakabakora daye dutakira nk'umubyeyi nyuma ya zero zikora bikomore Mana w'intama w'Imana izina rya Yesu turakuseze turakwinjiza turemera amashimwe mu gihe gifite iki ngiki turemera amashimwe Mana turemera amashimwe Mana turemera amashimwe data turemera amashimwe iruhasha we turemera amashimwe iruhasha we Mana y'isi n'ijuru Mana y'ukuri n'urukundo Mana y'imigisha n'imbabazi wowe murengezi wacu Mwami Imana twebwe ntitugira ahandi twakwirukira twaratabaje ntibyakunda twabwiye abanyabwenge ntibabyumvishije
perezida w'ibihugu b'ibirangirane ntacyo bigeze batumarira, inama nkuru zigenga isi ntacyo zigeze zitwumvaho, turishwa bumva babona, ahasigaye Imana yacu dusigaye ku Mana yacu, Imana yacu idupfumbase, Imana yacu idusubije mu mugongo igaheka. Mana yanje we subira duheke mu mugongo wawe utazawurutsa, ntawo dukura mu mugongo wawe. Mana yanje we dusubize mu mugongo mwiza ushyushye nk'abana b'uruhinja bavutse none, tugaburira ibinyabuzima byiza, amata adafunguye y'umwuka w'Imana. Mwami Imana we, icyamba ngo twibonere ubwiza bwawe tukiriho, icyamba ngo kurengera kwawe kugaragare mwana zanezerwa n'ijambo rivuga ngo zikikije ababyeyi Imana we, isomo izina rya Yesu, ukora ko ibibazo za Ukraine, ukora uko wabaze ibyo bibabaje mutarabivuga, tugeze mu gihe gikomeye Mana, aho muta adaheza ubundi muta agaciro Mana we, utabareka rutubereze Yesu, izina rya 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 Yesu. Bara bose bicaye, bara bose bicaye, ababyeyi babo, abagore babo bategereje, abantu bategereje, abandi bategereje, ubabarire. Ahari abagore bacu barakubabaje, ahari abungeri kanje n'abandi dufatikanyije twarakubabaje, ahari imisoro yacu yarakubabaje. Mwami we, twaguteye intimba nubwo bimeze bityo. Nema ya Golgota, Mwami Imana, ubundi bw'Igolgota butugereho, tugirire ibambe n'imbabazi, ducyure mu rugo rwawe Mana. Igihugu cyacu aho kuba ikinyamubabaro, turasaba ngo guhindure kibi cy'ibyishimo Mwami, nibiduhindukire ibyishimo, tuvunjire umubabaro waturembeje, uvunje uduheze umunezero, dukabire Mana yanje we, twambure uwo mubabaro, udukureho, udukatureho, urohe mu nyanja, ariko twambike umunezero n'ibyishimo bivuga Kristo. Mana nziza we, Mana nziza we, Mana nziza we, savye nizeye ndabizi. Waravuze ngo ntawe uzoza aho uri ngo umwirukane, ntawe uzavuga izina ryawe ngo abure uko agirirwa. N'uwo uko agirirwa n'uwaje ku Mana. Imana ishobora byose niyo dusenga, Imana yakijije abakera. Nyabuna Mwami, uturengere, turarenganye kiriya gihugu turagirenganiramo. Mwami Imana, imipaka yasatuwe ubona, baciye imipaka ya kiriya gihugu ubona, none turarengana ubona, kandi ari wowe wakidushizemo, turenganure Mana. Ndagushima Mana y'ubuntu, ndagushima Mana y'agakiza, ndagushima Mana kuri aya magambo, uyumve n'ayandi bakivuga uyumve. Udutegera iki gitondo kibi cyo kutwumva Mana. Nibigarukira aho ngaho byose byatubabazaga bikureho, uduha amahoro yawe n'ubwiza n'ubuntu bidutware. Nuko ndabyizeye, mbisabye nizeye kuko biba bityo, ni kubw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mana data wa twese, Mana nkuru nziza wamanutse uva mu ijuru, Mana wazanywe no kuduhumuriza, wagaragajwe n'Umwami w'urukundo data wavukiye abanyabyaha bose. Mwami Imana yacu, uri Imana iriho, uri Imana yahozeho, uri Imana izahoraho, uri Imana itaremwe idashira, uri Imana waremye ijuru n'isi, uri Imana waremye inyamaswa n'amatungo, uri Imana waremye ibiguruka n'ibikururuka, ariko byose umaze kubirema Mana urabyitegereza, buri kintu ngo ukazubona ni cyiza. Uravuga ngo ibi ngibi sitosha data,
amaze ngo habaho inama yo kuvuga ngo reka tureme umwana w'umuntu mu shusho yacu, urema umwana w'umuntu umwami, umuremera isi mwami waje uri mu ijuru, ngo umukebera ingobyi yitwa Edeni mwami Yesu umushiramwo umuha data, ngo kwimenyereza ibiyirimwo umuheramwo amahoro, umuheramwo umugisha, umuheramwo umuragi mwiza, umubwira amagambo meza, ndiwerekeraho mwami ngo haza haba mu mafu ya nimunsi ukaza kumusura, ukaza gusura umwana w'umuntu, ngo kuko ibyishimo byawe ngo kwari ukubana n'umwana w'umuntu waremye Mana. Turagushimiye ku rukundo dukunda, turagushimiye Mana yaje ku neza yawe uje utugirira, turagushimiye mwami waturemanye ubwuzu n'ishimwe n'urukundo rwo gukunda umwana w'umuntu, kuko ibiriho byose tacu wahaye kugusingiza no kugushima. Ibyo waremye byose wabiremye data ubiremesha ijambo, uravuga ngo nibibeho imisozi nibeho, ariko muje kurema umuntu mwami, ngo umaze kumurema data ngo urahumeka, uhumeka mwami umwuka w'ubugingo umuhumekeramwo. Ubu tugendana umugabane wawe Mana, tugenda mwami Imana yacu tugendana umugabane w'Imana. Asandi mwami waje kuko umwana w'umuntu ari uw'agaciro kanini imbere yawe data kuruta ibindi byose. Dufite umugabane w'ubugingo data mwami Imana yacu data wera, kandi ntiwaduhaye umwuka gusa wo guhumeka, wageretseho uduha n'umwuka wera mwami, kandi uwo mwuka wera ngo niwe wagiye gutarura uwabo wari waratetswe mwami Yesu uri mu ijuru, waramubwira ngo waratetswe garuka uze kwa data mwami waje. Nicyo gituma ijambo rya Pawulo yanditse aravuga ngo umwuka waje ngo n'umwuka w'Imana, ngo biza bihamanya ko ndi umwana w'Imana. Mwami waje turagushimiye, turashima urukundo wakunze umuntu, turashima urukundo data ndetse rwatumye umutangirira umwana wawe w'igiciro w'agaciro Mana, kugira ngo abashe kuducungura, abashe kudukiza urupfu rw'iteka Mana yaje, kubera kuko dukunda. Nicyo gituma data tuzakugwa mu ntege, nico gituma n'ubu mwami tudahwema tudahumeka, kuko tubonye mwami Yesu turi mu kaga, tubonye mwami abantu bari mu bibazo, twibuka ya Mana yacu, turakwibuka mwami kuko niwe wabanye natwe uhereye mu bihe dutangiye kurambura amaso Mana. Twasanze uri Imana yacu kugeza na n'ubu turahinduka, twasanze ababyeyi bacu uri Imana yabo barakumenye, natwe data baratwigisha turakumenya mwami. N'ubu ngubu data uracari ya Mana yacu turahinduka data, uko twakubonye mwami Yesu uri mu ijuru kugeza n'ubu mwami, uko twakumvishije data, nta munsi n'umwe wigeze ucuya, nta n'umunsi n'umwe mwami wigeze ubihira ubugingo bw'abagushaka. Buri munsi uhorana data, duhorana uburyohe muri wowe mwami Uwiteka data wera w'Imana. Tukweretse ibihe turimo Mana, tukweretse iminsi turimo data, iminsi y'ubuhenebere bw'isi, yayindi umugaragu wawe yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo mwana waje Timoteyo nasaje ubutumwa bwiza, ngo ibihe by'imperuka bizaba birusha, ibihe by'imperuka bizaba ari ibihe by'inzangano, ari ibihe byo kwikakaza, ari ibihe byo kudakundana, ari ibihe data byo kugambanira. Mwami waje data wera, turumvishije mwami Yesu umukozi wawe data, muvyeyi wacu mu byo mwami kwizera, akubwiye byinshi mwami, akuganyiye byinshi mwami. Umuririmbyi yaravuze mwami ngo iyo dusenga Uwiteka ngo aza dutarura mu mpagarara mwami Yesu uri mu ijuru, ngo amaze tukigiraho Yesu ari, ngo tukamuganyira ibyo dukennye byose. Mwami waje data, iyi ni isaha nziza twabonye, iyi ni isaha nziza watugeneye yo kukwegera mwami, kugira ngo data udutarure mu mpagarara Mana. Reka tukwereke mwami muri ibi bihe turimo by'umuniho, ibihe by'umubabaro, reka tukwereke imitima y'abakristo mwami Imana yacu data wera. Imitima y'abakristo mwami Yesu, abantu bose aho barima ko barakunihira, hari igihe mwami umuntu ashaka gutekereza ariko noneho iya Mana yacu iratwumva. Urabizi kuko y'ubu mwami yari umukiranutsi, ngo yazagaruka kereka Imana ati dore nta mfuvyi yaraye usi wanje, nta mupfakazi warenganiye mu maso yanje. Aramubwira araruha, abona kuko yarenganye mwami Imana yacu. Ariko umwana w'umuntu data
mwami Yesu uri mu ijuru Imana iramubwira ati nubwo uvuga gutyo ntabwo wozana rezo ngo urenze ubwenge bwawe ntiburenga ubw'Imana y'ubu ngaho kenyera tuburane kuko ariko wawe ubivuga aravuga ati jewe ndi umwana w'umuntu ndariko mvuga ibyo ntazi hari igihe dusenga mwami tugasenga tukavuga ibyo tutazi ariko mwami Yesu ni wowe uzuturamira uko tuvuga kose ko tuvuga nk'abana ariko ukatwumva nk'umubyeyi mwami wanje turakwereka imitima y'abakristo aho bari mwami Yesu abaheba bundabunda mu bihuru n'abana mwami Imana yacu nubwo badahe babona umwanya wo gusenga ariko datuza wumva n'isengesho ry'isigonda imwe mwami Yesu uri mu ijuru kiriya gihe amasasa kubita umwana w'umuntu data akirukanka avuga ngo data we tabara nubwo yovuga ari mu izina ryawe uzuhita wumva mwami reka wumve gusenga mwami wumve gusenga ko abaryamye mu ntara abaryamye hariya mu gihuru n'abandi bari mu migi babuze aho basohokera bari mu nzu bararyamye ngo ko barava ku mariri bakaryama hasi mwami Imana yacu data wera w'Imana aho baryamye aho bubitsinda n'abana mu mazu bariko baragutakira nubwo yovuga rimwe gusama ndabizi kuko haye wumva data uri mu ijuru kandi nanone mwami n'abatabashije kubivuga wumva amasengesho mwami Imana yacu y'abari kure n'abari hafi mwene data Babure yari hari Kinshasa yatanze ubuhamya aravuga ngo Mana ngo jewe gusenga byananiye ngo ariko wumva amasengesho y'abari muri Kenya wumva amasengesho y'abanyitorero ry'Ubukavu wumva amasengesho y'abari hirya no hino mwami wanje yiringira ayo masengesho mwami kuko Uwiteka tuza twiringira mwami Yesu uri mu ijuru mwami Yesu kuko duhe tukubwira ukatwumva tukiringira n'abandi ko baduheba dusabira mwami Yesu uri mu ijuru natwe Mana turabasabira turasabira bari mu kaga turasabira abana bacu turasabira imiryango yacu turasabira inshuti zacu turasabira abashumba bacu turasabira mwami Yesu uri mu ijuru abahagarariye umurimo wawe hariya muri Kongo Mana abahagarariye umurimo wawe hariya i Murenge abahagarariye umurimo wawe data hirya no hino mwami Uwiteka ko barasigara bibaza ati se Mana we abo twazaga twigisha ko baravuga ya Mana twarababeshe kwiza yumva mwami Yesu uri mu ijuru ariko data we ubahumurize kandi ubahumekere bamenye kuko mwami ukiri Imana utazuhinduka uri Arufa na Omega itangiriro n'iherezo mwami waje data wera niyo twibutse mwami ubutumwa bwiza uko bwaje bukinagira kuri iriya misozi uko bwaje mwami bamwe ngo bakaza bava mu biraro ngo birukanka batewe n'inyota yo kugira ngo baje gukizwa badafite uwabigishije ijwi ryawe ryavugiye hariya data muri iriya misozi rirumvikana hirya no hino rikaza risanga mwami Yesu abari kure data n'abari hafi rikaza risanga mwami Imana yacu abantu mu mazu yabo bagasohoka biruka ku misozi baje gushaka data aho bumvira ubutumwa bwiza baje gushaka ababembeza ababashiraho ibiganza kugira ngo bakire Yesu ivyo ni ibitangaza wakoze hari iwacu Mana ntituzavyibagirwa data uko abavyeyi bacu babitubwiraga Uwiteka Mana yacu natwe twabibonye turi abana ingoma zigenda zivuga ku misozi abantu bose bagahurumba abantu bose bakaza birukanka bumvisha ijambo ry'Imana bagapfukama bagakizwa mwami waje data wera we iriya misozi Mana we yari imisozi yejejwe yari imisozi wahumanuye mwami Imana yacu Uwiteka imitima y'abantu Mana mwami Yesu hariya kuri iriya misozi twaragupfukamiye turagusenga mwami Yesu uri mu ijuru abantu bagenda hirya no hino bavuga ubutumwa bwiza mwami Imana yacu data Uwiteka Mana yacu na n'ubu mwami Yesu tuzatureka kandi tuzatwibagirwa kandi uko wari uri cagi na n'ubu ni kuri data ngwino we wenyine Mana nanone data dukomeze twumve ijwi ryawe rigaruke kuri iriya misozi ijwi ryawe ryongere rigaruke ijwi ryawe ryongere rigaruke papa ijwi ryawe risubire rigaruke Mana urangurure iwacu urangurure ijwi ry'amahoro urangurure ijwi ry'umunezero urangurure ijwi data ry'amasezerano urangurure ijwi mwami ibitangaza byawe urangururijwe mwami bararirimbye baravuga ngo Mana ubwo twari dukubwe n'ubwire ngo twarateranye umunsi wa kabiri wamaze data wohereza intumwa ziza ku muyaga mwami waje data wera si ubwa mbere uturamira si n'ubwa kabiri mwami waje data n'ubwo ibihetangabo byinshi mwami kuko data ibibazo mwami Yesu uzaje kera mwami nibuka mwami Imana yacu 64 na 5 mwami turi mu kaga hariya mwami Yesu tukabona abantu bapfa kisazi mwami Imana yacu hari ibaraka
kugeza no mu biyogobogo twindutse umwana w'umuntu mwami Yesu umuntu yapfusha umwana akaja kumwihambira akabura abahamba mwami ivyo twarabibonye twabonye akaga kenshi mwami akaga kenshi twaciyemwo ariko ukagenda udusigariza n'ubu mwami waje we abo wadusigarije papa utugirire neza mana utwibuke mwami Yesu uwiteka mana muvyeyi wacu asavye imbabazi avuze mwami wanje uri mwijuru uwiteka detaye z'imbabazi ubabarira ubwoko bwacu uko tugenda mwami tugucumuraho nanone mwami Yesu ubabarira abanyitorero mana ico twagucumuyeho tubabarire ubabarira abakristo mana utwuzuza urukundo uduhe guhuza ubumwe n'urukundo uduhe kuba mu cumba kimwe mwami uwiteka kacakindi cabigishwa ubwo bari mu cumba kimwe hari i Yerusalemu warababwiye ngo muhuze umutima ngo mubaho mu cumba ntimugasohoke ngo mutarambikwa imbaraga natwe abakristo mana udushoboze kuba mu cyumba kimwe mwami Yesu uri mwijuru niduhuza imitima tugahuza ibitekerezo tugahuza isengesho tugahuza mwami kwihana tugahuza mwami kuvuga rumwe mwami nzi kuko data wera w'Imana uwiteka tuzatureka na n'ubu mwami Yesu uri kumwe natwe na n'ubu data tuzatwibagirwa mwami Imana yacu data wera wibuka amasengesho y'abavyeyi wibuka amasengesho y'abapapa wibuka amasengesho y'abana bato ubu ngubu n'umwana mutoya data bariya bari hari iwacu bamaze kumenya akaga barimwo n'umwana mutoya w'igitambambuga mwami Imana yacu amaze kumenya kuko bari mu kaga mwami wanje turakwereka data bariya bavyeyi bacu hashigarije abasaza bahaye bapfukama abana bajuguma batagifite imbaraga mwami waje uri mwijuru ayi data wera w'Imana kumvishije abasaza bamwe mana uhebaje mu mashamba mana yanje kugutakambira no kugusenga mana yanje uri mwijuru abo twabonye kera basenga na n'ubu mwami ntibaranamuka mwami Yesu uri mwijuru komeza wumve gusenga kwabo komeza wumve gusenga mwami kw'abagaragu bawe data utwumvire mwami utwumvire ka wa munsi wa Eliya data Eliya mwami ubwo yarakubwe n'ingabo za Bali n'izashera ubwo yazamukaga ku musozi Karumeli mwami waje data wera aravuga ngo nyumvira mana iryo niryo sengesho Eliya yasenze ngo biboneke ko ari wowe mana bigaragare ko ari wowe mana data uri mwijuru amaze data mwami Yesu umugoboka nk'Imana umugoboka nk'igitangaza mwami waje umuntu umwe mwami Yesu uri mwijuru arahaguruka atsinda ingabo urahagarara urivugira mwami Yesu turibuka mwami Yesu uri mwijuru umugaragu wawe Hezekiya ubwo bari bamwandikiye inzandiko ngo ziva kwa Senakeribu mwami Yesu uri mwijuru ngo yazamukanye urwandiko ngo arusomera imbere yawe mana we ngo aravuga ngo data we ngo ngwino wumva uko bahe badutuka bakadutukana n'Imana yacu bakadutukana n'umukunzi bakadutukana n'Imana rurema na n'ubu mwami Yesu biteye ubwoba gusuzugura uwaturemye biteye ubwoba gusuzugura Imana mwami Yesu uri mwijuru reka utwumve k'Imana mwami utugirire neza data udutabare nyir'ingabo uri Imana izishobora byose uri Imana itagira ikikunanira uri Imana idacika intege uri Imana mwami Yesu uri mwijuru ni wowe uzutugenderera mwami mu gihe gikomeye n'icoroheje mwami Yesu uri mwijuru turagushimiye wera wa Isiraheli turagushimiye kuko uri inshuti ya bugufi turagushimiye ko ari we mahoro yacu ijambo ryawe ryatubwiye neza ngo ntitukagira ico twiganyira abagufite mwami tituziganyira mwami tituziganyira data uwiteka mana kuko wavuze ngo sizabasiga mwenyine ngo sizabasiga k'imfuvyi ahubwo nzabasigira umufasha mwami waje data wera dufite data muvyeyi wacu arabivuze neza cyane mwami uri data wa twese tugira umwuzukuru twese tugushamikiyeho mwami buri muntu aharyamye karavuga ngo mana data aho umuntu yihishe ko aravuga ngo mana data mwami Yesu uri mwijuru abavyeyi ko baravuga ngo mana data abana babo bakavuga ngo mana data turagushimiye mwami turagushimiye data kuko uri Imana data y'Imana byose uri Imana idukikije uratugose ijambo ryawe riza ritubwira muri Zaburi ngo uratugose imbere n'iyubabara ndagushimiye kuko data turi mu rugo rwawe mana yanje turinzwe n'ikike yawe yitwa Gakiza mwami waje uri mwijuru turagushimiye data subwa none mwami Yesu uwiteka mana
tubona buhisha mu kuboko kwawe, tubona buhisha mu kwaha kwawe. Mwami Imana yacu data wera, uri igitangaza Mana, urakomeye Mwami Yesu. Hari abo wahishiye Mwami Yesu, tugenda twumva ubuhamya. Hari abo wahishiye Mwami, hari umugabo umwe w'umuvugabutumwa witwaga Yona. Mwami Imana yacu umushigeze kuduha ubuhamya, aratubwira ngo baje kumushaka, ngo binjira mu nzu arimwo, ngo barayikabakaba yose barayijagata baramubura, ngo kandi aryamye ari aho ngaho baramubura. Mwami uzuduhisha data, abazi bakatubura tuhari, bakatubura baturuzi. Mwami waje data wera, abihishe Mwami, umuntu wese ahari umuhishe data. Ijambo ryawe data ryaratubwiye wa munsi, baratubwira data ngo izuba ryo gukiranuka ngo rizari turasira, ngo rifite gukiza mu mababa hayo. Izuba ryawe nirasa kuri iriya misozi, niryo rifite gukiza, niryo rifite gutabara. Mwami waje data wera, turagushimiye Mwami, tukuzamuriye icubahiro Nyir'ingabo, tukuzamuriye icubahiro, tukuzamuriye icubahiro, kuko twakumenye, tukamenya uwo tubwira, tukamenya uwo twisunga. Iyo tutaja kugira Imana, ubu twari kuba tubwira nde? Ubu twari kubwira nde? Ubu twari kubwira nde papa? Ubu twari kuvuga iki Nyir'ingabo? Ubu twari kuvuga iki Mwami iyo tutakugira Mwami? Uwiteka data, turagushimiye kuko tugufite nk'Imana yacu w'umutabazi. Ijambo ryawe ryaravuze ngo hahirwa gufiteho Imana ya Yakobo w'umutabazi. Mwami waje turagushimiye, ngwino wewe wenyine Mana. Waravuze ngo nubwo twoca mu gikombe cyitwa Baka, ngo duhagera agahinduka amasoko. Reka kiriya gikombe gihinduka amasoko, reka kiriya gikombe Mwami Uwiteka, ubwoko bwacu Mwami Yesu bagicemwo Mwami Imana yacu, ubavishirize mu izuba. Kamukristo ubwo yarageze Mwami mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo ariko akabakaba Mwami, ngo akagenda ataza akandagira. Mwami Yesu ngo akumva amajwi ahumba, akumva data uri mu ijuru. Uwiteka byinshi Mwami, ngo n'amajwi amwongorera ngo niyihakana Imana. Ariko data ngo arakomeza, ngo ageze ahabona izuba rirarashe. Uturasira izuba papa, uturasira izuba Mana, rirasire mu mitima y'abizera, rirasire mu mitima y'abakristo, kugira ngo data tubashe gushikama, tubashe kumenya data imbaraga zawe, tubashe gusobanukirwa gukora kw'Imana, tubashe gusobanukirwa gutabara kw'Imana, tubashe gusobanukirwa ubwungeri bw'Umwami wacu. Turagushimiye Nyir'ibihe, tukuzamurira amashimwe muri ino saha nziza yo gusenga. Iyo dusenga Uwiteka Mwami Imana yacu, Uwiteka Mana yacu, nguze utubwira ngo nitukwegere data, uturengere Mwami data uri mu ijuru. Ngwino Mwami Yesu, turakwegereye, uturengere kandi udutabare. Mwami Yesu gira neza, ngaho bane natwe. Turagushimiye, tukuzamurira amashimwe, tukuzamurira icubahiro. Tuzakomeza tugushima, tuzakomeza tuvuga ineza yawe n'urukundo rwawe, tuzakomeza tuvuga ibitangaza byawe, tuzakomeza tuvuga ibigwi by'amaboko yawe. Ibyo twakubonanye ni byinshi Mwami waje, twahera mu gitondo bukira. Umwanditsi yaravuze Mwami ngo ibitangaza bimeze gutyo ngo bizabinanira kubishikira. Mwami waje uri mu ijuru, ngaho Mwami Yesu gira neza, ubane natwe data. Turagushimiye, turagushimiye kuko uri kumwe natwe, kandi ukomeje kuramira imitima y'abakristo, ukomeje kuramira ubugingo bwacu, uhereye ku muto ukageza ku mukuru. Tumenye ko dufite Imana twiringiye, twiringiye Imana yacu nzima, twiringiye Imana rurema, twiringiye Imana rurema. Abakera ngo bazaga bavuga ngo hari Imana ngo hakaba na ruremba. Twebwe ntitwiringiye ruremba, twiringiye Imana rurema waremye ijuru n'isi kuko twabivuze. Turagushimiye Mwami, turaguhimbaje. Bo bagendaga bakabakaba Mwami waje, batazi iyo barora, batazi uwo basenga, kugeza aho basengaga umuntu nawe uzapfa, umuntu nawe Mwami udafite icyo afite, ariko akaba ari we bapfukamira kubera batari bazi uwo bari busenge. Ariko twe twamenye Imana, ibyo wadukoreye byatumye tukumenya, ibyo wadukoreye Mwami byatumye dusobanukirwa, kuko uri umurengezi kandi uri umutabazi. Ngaho Mwami waje uri mu ijuru, niwe duhaze amaso, tuzakomeza tuyaguhanga kugeza data aho uzaturasira ririya zuba, tugafata Mwami Imana yacu igihe c'amashimwe. Nanone Mwami Yesu, tugakabyaho Mana kuzamura amashimwe yawe umunsi ku munsi. Bana natwe data muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo tugusabye data, kandi dukomeje kukwizera.